Igitondo cyiza rero kuri wowe wakomeje kugenda ukurikirana ibiganiro bya Radio Flash FM. Nizere yuko ukomeze kugenda ugubwa neza. Indirimbo iragira iti ereganya bingi yanyinjiriye. Hari ibintu byinshi byinjirira abantu mu nteza amatwi cyangwa se nawe uzanyumve ikindi gihe kitari iki, ariko buriya nkubwije ukuri ko burya akareho karavugwa. Hari ibintu byinshi bibinjirira, zanyabingizi kabinjira, amahembe akabinjirira, hakagira imikosho ibinjirira, umuntu neza neza akabaho atariho, agakora ibintu bikanga niko cyangwa se ukagira gutya ukarogwa, amana bawe bose bakababura, cyangwa se ukagira gutya hakabaho icyo bita umukuba bibera, ugafata umugore ugafata umugabo. Umuntu wese unyumva rwose pe, ibi bintu ndashaka ko tubiganira tukamenya igisubizo cyabyo, kuko burya ibintu byinjirira abantu muri ubuzima biba bishaka ubuzima bwanyu cyangwa se ibyanyu. Ibintu mubyumve neza kandi mubisobanukirwe. Kanisuhuriza abantu bari mu majyepfo, abantu bari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, nawe unteze amatwi uri mu mujyi wa Kigali nguhaye ikaze. Uragenda rero uganirizwa na muganga Kisaki. Ahangaha mba nzindutse kugira ngo byibura turebere hamwe ibyafasha ubuzima bwacu. Niki cyadufasha kugira ngo ubuzima bwacu tubuguyaguye bumererwe neza, nta ndwara cyangwa se warwaye agire gutya nyarukire kwa muganga. Ndaza kugira inama buriya abagabo, ndaza kugira inama abantu bubatse ingo, abagore mu nkurikiye mu ntega amatwi. Reka mbabwire, mba navuga ahangaha ngo mbafitiye uruhisho. Uraza kumva niki mu byerekeranye n'abubatse, niki umugabo ategetswe naga abantu babizi reka ngubwire, hari igihe urugo rwawe ugira gutyo ugasanga hajemo ibibazo, ugasanga hajemo ibibatawanya, kajaganya igahaguruka, umugabo akareba nabi umugore, umugore akareba nabi umugabo, nta kindi kintu bapfa wajya gusanga ugasanga n'utuntu duto cyane. Ndaza kukwereka uburyo k'ibyo ngibyo byagakemutse iyo kajaganya kavamo. Hari igihe kajaganya ituruka muri karande kameza miryango, cyangwa se igaturuka mu ntezi, cyangwa se ikizana ikaba yanakurwaho n'inama. Kisake muri kino gitondo ndaje mbaha inama. Hari nkuko mbabwiye ngo kugira ngo urugo rwubakwe neza, hari ibyo umugabo ategetswe. Ni ibiki? Hari n'ibyo umugore ategetswe gukora. Uraza kubyumva neza. Buriya reka mbabwire, mba nzindiwe no kugira ngo byibura mbagira inama. Muhanga yaravuze ngo burya umuntu utagira umuranga yaheze iwabo. Nanjye mba nzindiwe no kubwira bimwe utaruzi kugira ngo umenye naho wabariza. Uragenda rero uganira nanjye, ndashaka kuguha umurongo wa telefone, ukampamagara tukaganira, byibura tukagira inama z'uburyo ingo zacu zakagombye kumera, ibibazo birimo bikagira gutya bigahagarara. Noneho rero hari n'ibindi abantu mutajya mutekereza, hari ibintu abantu mutajya mwibaza, ariko ugasanga nibyo bibinjirira bikabanyaga ibyanyu. Bibinjirira bikabanyaga ibyanyu, cyangwa se abana bawe bose ugasanga neza neza babakubise uruyero, ugasanga urugo rwawe rurimo ruragenda rusenyuka. Kumbe hari ibyo wirengagije. Angaha turaza kubiganiraho. Ndashaka kubanza nkaguha umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone nkoresha iminsi yose. Wowe uramutse ushatse kumpamagara aka kanya muri zino studio, rwose pe kuri zino mikoro kanyumva. Noneho rero tukaganira. Umurongo wa telefone ushobora kwifashisha, andika 0788 00 75 130. Umurongo aka kanya ushobora kumpamagara ukandamutsa, nkumva yuko byibura tunari kumwe. Buriya ntaza kuba nibwira nje nyine n'ijwi ryanjye ridasohoka muri 0788 00 75 130. Uwo ni umurongo wa MTN. Hari na Airtel Tigo.
Airtel Tigo ni 0725 92 63 36. Ndongera nkugusuriremo ni 0725 92 63 36. Uwo murongo ujye wandikaho Kisake. Waramukanye amahoro y'Imana. Waramutse. Igitondo cyiza. Igitondo cyiza. Uragenda uganirizwa na Kisake. Mwitwa bande kandi murahagana hehe? Yego ndakumva ndi Rwamagana. Hari ibintu uri umugabo urubatse? Umugabo ndubatse. Aha, hari ibintu umugabo ategetswe, hari n'ibyo umugore ategetswe. Ndaza kubabwira. Turi kumwe neza kugira ngo byibura tumenye ese urugo rwakubakwa gute, ni ibiki. Hari ibintu bitakajaganya. Yewe byari ikibazo mfite ubwo ndabuze kuvugisha. Mvuye muri studio cyangwa uramvugisha akakanya? Ndakuvugisha akakanya, mfite ibintu byanzengereje mu nkokora no mu maguru. Aha, bimbwire rero, hari ibintu byakujengereje hagana hehe? Ni ibintu bindya mu maguru, yarabindya bikagera mu maboko, guhera mu mavi usubira hasi bikarara biguhekenya. Yego no mu nkokora. Hari igihe byaba ari ibijaganyuro n'umutwe ukandya cyane. Uzansange ahangaha i Kigali Kicukiro Centre, mbashe kumenya ni ibiki biguhekenya, ni ibiki bikurya, noneho rero mbone kugufasha. Urakoze cyane. Urakoze. Okay. Ubwo bamwe nyine baranyumva rwose. Buri iyo mpamagaye mba nizeye yuko ahangaha tugiye kuganira. Hari abantu banteze amatwi bubatse. Hari ibyo umugore ategetswe, hari n'ibyo umugabo ategetswe. Buriya kenshi na kenshi ingo zacu cyangwa se ingo z'abantu mu nteze amatwi cyangwa se n'abazagira umugisha wo kuzigira, hari ukubaka, hari no gushaka. Ibyo bintu bibiri biratandukanye. Hari ukubaka no gushaka. Hari igihe umuntu agenda agiye gushaka ibyo yagiye gushaka iyo abibonye ubwo nyine biba birangiye, cyangwa se iyo bibuze biba birangiye. Ariko hari no kubaka. Noneho iyo ugiye kubaka urugo rwawe wahura n'ibibi, urihangana ukamenya uko bya bibi ubivanaho, ukamenya uburyo ugenza gute ubivanaho. Wahura n'ibyiza, noneho ugaharanira uko bya bindi byiza byagenza gute byagumaho. Hari ibintu bitatu rero umuntu unteze amatwi wubatse cyangwa se uzubaka agomba kumenya. Ibintu bitatu ni ibihe? Iyo ugiye kubaka urugo, burya abantu munteze amatwi ndashaka tuganire. Hagati y'umugabo n'umugore hari imibonano mpuzabitsina. Cyo ni cyambere cyubatse urugo. Iyo ni inkingi ya mbere nyamwamba. Yemwe munteze amatwi muranyumva. None hari n'icya kabiri, hari ukubona urubyaro. Hari ukubona iki? Urubyaro. Icya gatatu, noneho rwa rubyaro umaze kubona ukarushakira iki? Iterambere. Ibintu bingahe? Ibintu bitatu. Ariko iyo hagize na kimwe cyiza kikavamo cyangwa se ntimukibone, urugo rugenza gute? Urugo rurasenyuka. Haba kubura abana haba kubura iterambere, cyangwa se haba kubura uburyohe muri cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Urugo rugenza gute? Rurasenyuka. Buriya ibyo bintu mbabwiye muzabigenzure neza. Ugira gutya ukubaka urugo ushaka urubyaro, wagira gutya ukarubura. Ni ibintu bibabaje. Kenshi na kenshi ni iki gitera ibi ngibi byo kubura urubyaro? Hari ibintu byinshi. Hari ubuzima bwacu, hari uburwayi buza bugafata mu mibiri. Noneho umuntu hagenze gute ntabone urubyaro? Reproductive system cyangwa se urwungano rushinzwe kororoka ku mugore, ku mugabo, umwe muri bo akaba afite iki? Akaba afite ikibazo. Rimwe na rimwe ku mugabo hari igihe uba ufite ikibazo cya prostate. Prostate ni inyama ku mugabo iba hepfo y'uruhago ho gatoya. Hari igihe igira ibibazo, rwose pe. Noneho hari igihe uba warigeze kujya mu ngeso mbi
zo kwikinisha, warangiza ukagira gutya amasohoro yawe akaba amazi. Rwose icyo ngicyo mukimenye, abantu mukora ibi ngibi ni bibi, mubyumve. Cyangwa se ukaba ufite ibibazo by'uko intanga zawe nta muvuduko uhagije zifite, ukagira gutya neza neza ukaba wifitiye telekomunase ikagenda ikangiza wa murama umaze kugenza ugute, umaze kugenda ukajya mu mubiri w'umugore. Turi kumwe neza? Noneho rero ugasanga umwe muritana ba mwana. Ibyo ni ibibazo bisanzwe biba birimo mu buzima bwacu. Ariko noneho hari n'igihe ugira gutya, uwakoze ubukwe wambaye akanzu, umugabo we nawe neza neza amerewe neza, kote yarishyizemo ameze neza. Muri icyo gihe ugasanga za mpano babahayemo na rwangendanye ruzabagendamo rukababuza iki? Rukababuza urubyaro. Ariko muzi izi dutuyemo hari urwango, hari n'urukundo. Ajya babigihangana twiganirire. Nubwo mba mvuga ibi nseka, bambi mba mbabaye. Burya kabi gasekwa nk'akeza. Ugasanga umuntu bagize gutyo baramuzinze. Haba umugabo bakamumanika, umugore bakamuzinga, agategereza akajya kwa muganga, bagasuzuma bagasanga nta kibazo afite kigenje gute, gisanzwe. Nta kigenje gute, nta kirimo. Hamagara tuganire, mbibutsa yuko wowe ufite ibibazo bisanzwe by'uburwayi bwo mu mubiri, gira gutya ugane hano kwa Kisake. Turabanza tukamenya ni ibiki bigutera ibyo bibazo by'uburwayi. Noneho twamara gusuzuma tukamenya uburyo turi bugufashemo. Hamagara ku murongo wa telefone kugira ngo byibura ejo n'ejo bundi wowe ufite ibibazo byo mu mubiri. Hari ibibazo byo mu mubiri bino bisanzwe, ukabugize gutya urihagarika ubabara, kajya ku bwiherero bikakunanira kubera ikibazo cya mibe cyarakuzengereje. Ugasanga watangiye no kumurika icyo bita kariza, akantu kaje hagana hasi mu kibuno, karakubangamira. Undi ugasanga aragenda yishimagura cyane hagana hasi. Ibyo bibazo bisanzwe birahari mu bantu, ariko hari n'igisubizo cyabyo. Noneho hari n'ibibazo abantu badakunda kwibazaho, abantu badakunda gutekereza, biva mu byo ngiye kubasobanurira, biva mu marozi, biva mu myuka mibi. Turagendana neza. Biva mu kurenga kuri kirazira, biva muri karande kameza miryango. Ibyo bintu bikakubuza korora, bikakubuza gutunga, bikakubuza urugo, bikakubuza abana, bikakubuza epfo na ruguru. Umuntu akajya akirwa neza neza, abana bakirwa babuyenga. Kinyarwanda cyiza babyita ni ukuboyongwa, cyangwa se kwirirwa umuntu agenda ariko ntagire ikintu agenza gute atahana ageraho. Rimwe na rimwe ukumva ibintu biranyanyagira ku nzu nk'imisenyi, wanasohoka ukabibura. Hari ibyo babatuma, hari ibyo baboherereza. Ugasanga umuntu nk'uyu mugabo umaze kumpamagara aribwa ibintu biramurya, icyo bita ibijaganyuro. Akibasobanurira, asanga ibintu birahera mu maguru bimurya, bikajya bijomba nk'imisumari cyangwa se nk'umuntu ukandagiwe amahwa, bikamurya. Akajya kwa muganga bagasuzuma neza, bakabura icyo arwaye. Kumbe hari ibindi bintu biza bimwinjira, n'amahembe bamwohereza, ni imyuka mibise. Ugasanga biramuhekenya, arababara, araribwa. Ugasanga muri no rukerera turimo, mu masaha ashize ibintu byaraye bikuniga, waraye wirukanka imisozi, waraye wirukanka mu batakiriho, mu bapfuye. Imizimu yaraye gutera, ibintu byaraye bikuniga, byaraye bigukubita. Ugasanga rimwe na rimwe ibijango birahora iwawe, cyangwa se ibihunyira, cyangwa se ibyo hari icyo biba bihatse. Bibutsa yuko ibyo byose, yaba ibyo ngibyo by'amarozi n'imyuka mibi, cyangwa se karande kameza miryango, ibyo ngibyo hari uburyo kibi bivanwaho. Hamagara ku murongo wa telefone nkoresha iminsi yose iyo uje mu kigwano kwa Kisake.
umurongo wa telefone ni 07 00 75 130. umurongo wa telefone wano wa kisake jya uwandika 07 00 75 130. hari na Airtel Tigo 07 25 92 63 36. uyu murongo ujye wandikaho kisake 07 25 92 63 36. hamagara tuganire muri kino gitondo, mbibutsa yuko i Kigali Kicukiro centre turahari. abantu muri iburengerazuba ho murahamenyereye, hari ishami iburengerazuba mu karere ka Karongi, ahangaha neza neza Rubengera, muri ku Kibuye. iyo uje ukagera i Rubengera hazwi nko ku giti kinini, urampamagara urampamagara rwose neza neza, kugira ngo utayoba, kugira ngo batakuyobya. mpamagara ku murongo wa telefone mba naguhaye, kugira ngo byibura uze ungereho, utazagenda uvuga ngo wageze kwa kisake nyamara atariho wagenje gute, atariho wageze. ubutumwa bugufi nabwo ukomeze ubunyohereze, ubunyohereze byibura kugira ngo nabwo mbusome. tugende tuganira, turebere hamwe ibibatawanya, turebere hamwe ibibabuza amahoro, turebe buryo ki byagenza gute byavaho. unati mwaramutse neza kisake, ati urakoze cyane kutugira inama, ibyo bintu vuze bibaho, ubu nanjye ndaranirwa n'ibyo ntazi, ariko nzazo mfashe, urakoze cyane. unati mwaramutse neza, ati ndi umugabo ndubatse, ariko guhindukirira umugore byaranze, ati muzamfashe. ko reka mbabwire, mujye muha ibintu agaciro. burya reka mbabwire, ikibazo abantu mukunze kugira ni ukutamenya ni iki umugabo asabwa mu rugo. hari abavuga ngo ubuse ngo kisake ibi bintu arabivuga ngo arabona tutabizi. ngira inama abantu benshi, hari ibyo ubuzi, hari n'ibindi wagirwaho inama kandi bikagenza gute, bikagufasha. unati mwaramutse neza, ati ndagusabye rwose umfashe unsobanurire, ati urugo rwanjye, ati ndi umudamu, ariko neza neza ndabona rugiye kuzananira, ati mfite ibibazo byinshi, nimba bituruka mu byo watubwiye, ati cyangwa se ari karande, ati byarananiye, ati usanga urugo rwacu ari hasi hejuru, ati kajaganya itumereye nabi. reka mbabwire, reka manza nsobanurire, ni iki umugore ategetswe mu rugo, ni iki umugabo ategetswe mu rugo. ubundi Bibiliya nibivuga neza, Bibiliya iravuga ngo bagore muganduke. twagendanye neza ngo bagore mugandukira abagabo banyu. reka ngubwire, abagabo bategetswe iki? abagabo bakabwirwa ngo bagabo mukunde abagore banyu. reka babwire, abantu benshi ntabwo bazi aya magambo ijya asobanuye rwose. ntabwo muyahoramo muri Bibiliya. banza umpamagare tuganire. umurongo wa telefone ni 07 00 75 130. ndongera nyigusubiriremo, ni 07 00 75 130. amagare tuganire. tumaze kubona yuko abagore bagomba kuganduka, noneho abagabo bakagenza gute? abagabo bagakunda. ibi bishatse kuvuga iki? bishatse ushobora kuvuga ari ugukunda no kuganduka. ikiri hejuru y'ikindi ni ikihe? cyangwa se
buriya kenshi na kenshi nimba igusobanurira niho uri bubyumve neza. Kuganduka harimo ibintu byinshi mu rugo, harimo kubaha, ubyumve neza, harimo gufata neza umugabo wawe. Buriya kenshi na kenshi ibintu tubivuge neza, tubisobanure kugira ngo byibura umenye n'ibiki bipfa mu rugo, n'ibiki ugomba gukosora. Wa mugore unteze amatwi, urategetswe ngo ugomba kuganduka, turagendana neza mu rugo iwawe. Hari ibintu nshaka gusobanura ahangaha. Usanga rimwe na rimwe umugabo yagiranye ikibazo n'umugore kinoroshye, ugasanga wenda tubare urugero, umugabo arinjiye asanga tubare isahane iraho hasi, ntabwo yewe mu rugo, noneho araje ahita avuga atari ku bundi uyu amasahane abakora icyangaha kandi nawe ubwe yakagombye kuyitora akayishyiraho igenje gute, akayishyiraho igomba kuba iri. Wenda ni umwana wayishyize aho ngaho, abana ntabwo baba babyitaye. Buriya umugore akavuga atari ko wowe wayikuyeho, turagendana neza. Icyo bita kuganduka ni igiki? Harimo kubaha, harimo kwicisha bugufi, turagendana neza. Harimo kubaha, harimo kwicisha bugufi. Ibyo ni bibiri mbabwiye uyu munsi, ejo nzababwira n'ibindi bibiri: kubaha, guca bugufi. Mu yandi magambo, usanze igikoresho mu nzira, nawe ubwawe wakagombye kugenza gute kucyakurura umugabo rwose pe, nta nicyo bitwaye. Ariko noneho ubundi muri kamere y'abagabo, iyo ageze mu rugo harimo kumva yakubahwa, ni na byiza, nta nicyo bitwaye. Noneho rero wa mugore kuko atazi icyo bita kuganduka, aratangira amubwira atari ko wowe wayikuyeho. Noneho kuko umugabo muri kamere ye habamo kubahwa, ahise atekereza atari ko umugore umwiye ibikunguku ubu ntatangiye kunsuzugura. Ni urugero ruto mbahaye cyane, ni urugero ruto mbahaye. Noneho rero buriya kwicisha bugufi no kubaha, ugize gutyo ukavuga uti mugabo mwiza n'umwana washyizeho reka nyakure. Uzi ukuntu ubu uyu mugabo aba amerewe neza, nta ntonganya zigenje gute zibaho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri gifite n'agaciro gakomeye cyane, ndacyari kuki? Ndacyari ahangaha havuze ngo kuganduka. Muri icyumba cy'abashakanye, mu byumve neza, ntabwo ari sitoke y'imyenda, y'ibintu. Reka nkubwire, ntabwo ari sitoke y'ibi n'ibi, ahubwo ni icyumba cy'umugabo n'umugore. Buriya kenshi na kenshi umugabo n'umugore iyo bagiranye ikibazo, umugore aba yumva bakagombye kwicara bakaganira ku bibazo runaka. Niko muri kamere y'umugore yagenje gute hateye. Tugendane neza. Ndashaka ko tumenya ese ibibazo biri mu rugo byagakwiye gukemuka gute. Ndakikubwira, nibyo turiho. Noneho muri kamere y'umugabo, iyo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyakozwe neza, aho niho anezerwa. Ntabwo nkubeshya. Muzagirana ikibazo, uteke, mutamire, rwose nta kibazo, muganire, ariko mu by'ukuri cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina muri cya cyumba cy'abashakanye nimutajyamo, reka nkubwire, ntabwo ruzubakwa. Buriya nimba wagiranye ikibazo n'umugore, ku mugabo ategetswe kugenza gute? Gukunda. Gukunda harimo ibintu byinshi, ntabwo ntayaho naringeze, ndahazi. Ategetswe kugenza gute? Gukunda. Bibiliya niyo ivuga ngo umugabo ni umutwe w'iki? W'umugore, ni umutwe w'umuryango. Ajya gushakisha, ajya hirya no hino, rwose pe, nubwo n'umugore ajyayo, ariko buryo uzarebe n'umugabo udafite wenda amafaranga akajya agasohokana
n'umuntu akunda cyangwa se n'umuryango, umugore ari ufite amafaranga, umugore arayafata akagenza gute, akayaha umugabo, umugabo akaba aragenje gute, wishyura ye yego. Noneho rero iyo mugiranye ikibazo nka cya kinini nababwiye, umugabo umugore ntihabe kwicisha bugufi, ntihabe kugira gutya ngo yubahe, urugo rwanyu rurasenyuka. Ibyo uzabibona gute? Umugore nimba mu rugo havutse ikibazo, muri kamere y'umugabo ntabwo avuga ngo tuganire shwi. Nimba ashaka kuvugisha neza, yagukunze, ntabwo nkubeshya, kwa kubabarira kwe cyangwa se kubabarirwa kwe, cya kibazo aho gishirira ni muri cya cyumba cy'abashakanye, ni muri cya cyumba muganiramo, mugakora inshingano z'abubatse. Cya gikorwa iyo gikozwe, uburyo umugabo aba yakubabariye, burya ibyo mwapfuye byose biba byanavuyeho. Ntabwo nkubeshya. Nawe rero ntabwo uzabona kenshi umugabo yicangwa asabe imbabazi umugore, si kenshi cyane biba. Tugendana neza tubyumve. Hari umuntu wambajije iyi ngingo, niyo mpamvu nyigarutseho cyane. Niko ye. Noneho iyo icyo gikorwa kimaze kuba, turagendana neza. Buriya abagabo nimba navuga ngo turi abana beza, biba birangiye. Urukundo ruba rwaje, ruba rwagarutse. Ntabwo nkubeshya, buri kimwe cyose yakigukorera. Wowe wa mubyeyi unteze amatwi, wa mugabo we unteze amatwi, ibi bintu mu rugo mujye mubikora, mujye mubigenderaho, murebe ko urugo rwanyu rutagenza gute, ingo zanyu zitubakwa neza. Ugasanga mugiranye ikibazo, umugabo arakuganirije, araguhindukije, umukubise inkokora. Ngo utegereje ko akubwira ngo mwicare muganire. Rega ye baba, kuganira ni byiza rwose pe. Burya binakemura byinshi, binafasha byinshi, ariko burya kuza akagukoraho akaguhindukiza byonyine bigaragara ko nta n'umujinya kigufitiye cyangwa se nta rundi rwango, ahubwo cya gikorwa kimaze gukorwa na cya kiganiro kirahindukira kikagenza gute, kikaba. Abagabo, abagore, munteze amatwi, mukomeze kugubwa neza, igitondo cyiza. Ibi bintu tumaze kuganira, ndashaka ko mumpamagara mukambwira. Murongo wa telefone ni 078 00 75 130. Ndongera nyigusubiremo, ni 078 00 75 130. Hamagara. Uwo murongo ushobora kwifashisha uramutse uje, kugira ngo byibura tugufashe kuri bino bibazo bisanzwe cyangwa bino bibazo bidasanzwe. Harya waba ukinguye kinamajwi y'aka kanya, tumaze kuganira ibintu byinshi bitandukanye, ariko kuri wowe unteze amatwi, kwibutsa ko turi hano i Kigali Kicukiro Centre. Abantu muri hano iburengerazuba muradusanga ahangaha neza neza i Rubengera, hano i Karongi. Waramutseho neza? Mwaramutse. Igitondo cyiza. Twese hamwe. Ninde tuvugana? Ni Jacques. Ese ibyo umugabo ategetswe gukora n'umugore ibyo ategetswe gukora wabyumvise Jean? Nabyumvise. Aha, urubatse se cyangwa urateganya kuzubaka? Ndateganya kuzubaka. Aha, urakoze cyane. Ibi utegetswe gukunda umugore wawe. Burya umugabo ni nk'umutaka w'urugo. Ubuzima. Yego. Ngaho mbwira ikibazo ufite nyirizina. Ikibazo mfite ni kwivuza. Aha, urashaka kwivuza. Ni uburwayi ki ufite? Ni uburwayi ki? Bw'inzoka. Inzoka ya mibi. Burya mibi ni uburwayi bubi cyane kuko bugenda mu maraso. Hari igihe ijya mu mutwe, hari igihe ijya mu mwijima, hari igihe ijya mu mara, mbega igateza ibibazo byinshi mu buzima bwawe. Uzaze nkufashe. Hari product mfite bita muhurugutuzi, uzaze rwose. Yego. Uzaze. Urahagana harya?
ndi Muhanga. Muhanga. Uzaza nugera Nyabugogo utega ijya Kicukiro santere, uzampamagare ku murongo wa telefone kugira ngo nkuyobore neza ungereho. Rwose ndawubonye, urakoze cyane. Urakoze cyane. Ubyumve neza, nari nkibarangira ahantu ndi. Abantu bari mu majyepfo, neza neza, muraza ngo dusange hano Nyamagabe. Nyamagabe iyo uhaje ukagera kuri gare Nyamagabe uba wagenje gute? Uba wangezeho. Unati ubutumwa bwanyu ati banaduhaye ubutumwa bwa ese ko butangiriye hagati. Ati muganga Kisake, nitwa Mugorozi. Ati narubatse ariko byaranze. Ati nararushenye pe. Ati niruka nkabona. Ati mafaranga nayo akagenda ariko nkayabura. Ati baransengeraga bakambwira yuko mfite urubuyero. Buriya reka nkubwire, ujye utekereza kabiri ku byo abantu bakubwiye. Uzaze mbanze menye se ni karande kameza miryango ufite. Uzaze mbanze menye ese nibyo mu ntezi ufite. Noneho rero mbone kuzagenza gute, mbone kugufasha. Mbone kuzagufasha rwose. Unati mwaramutse neza, ni Emi wo Mukiri. Ati reka nkushimire cyane ku nama nziza uri kutugezaho. Ati turi kumwe. Ati nta gukuraho. Urakoze cyane. Ati ndacyagukurikiranye. Ati mfite ikibazo gikomeye cyane. Ikintu cyaraje kimfata mu kuguru ariko cyanze kuvamo. Aze mbanze menye ese ni itaro bakoherereje. Noneho mbone kuzagufasha. Waramukanye amahoro y'Imana. Ayagiye. Nahise rwose agenda. Unati ati mukorera hehe mu majyepfo? Nari maze kuhakuyobora. Ni hano neza neza Nyamagabe. Yuje ukagera kuri gare Nyamagabe uhita umpamagara. Uzahita umpamagara rwose. Ati muganga mwaramutse, ni Ernestine. Ati ubuzima bwanjye bumerewe nabi. Ati ibyo byose umaze kuvuga. Ati wagira ngo wandebaga. Ati urugo rwanya nenda kurusenya. Ariko nzakurikiza iyo nama duhaye. Ati nzareba uko bizagenda. Unati mwaramutse neza, nanjye mfite ikibazo cyo kwishimagura ku gitsina. Ati hariho ibintu bininjya. Hari igihe abatera ku marasi, kabutongo se, infection atandukanye. Nagufasha rwose nuza ukageraho. Mbibutsa yuko muri kino gihe turimo buri gihe cy'itangira ry'amashuri, igihe turimo cy'ubuhinzi, igihe turimo tuvuye mu minsi mikuru. Buriya kenshi na kenshi hari igihe ubukungu ku mufuka buba butameze neza, ariko mbibutsa ko no kwivuza ari ngombwa. Nimba hari igikorwa nabashyiriyeho kirimo kiragenda gikorwa aho hose nakubwiye, nkwibutsa yuko shaka amafaranga 10,000. Ubwo nibwo bufasha nabashyiriyeho kugira ngo nibura uze nsuzume menye ibikutawanya cyangwa se ibikubabaje, mbone kugufasha. Kereka ibibazo byawe bikomakomeye, niyo nkubwira uko ngenza gute ukundi ngufasha. Kugira ngo byibura by'ibibazo byawe bigenze gute biveho. Iyo promotion rwose pe turacyayifite, ariko irimo kugenda igera ku musozo. Mbibutsa yuko abantu muri hano Irutsiro, abantu muri mu Rutsiro mwaramutseho neza, na amahoro y'Imana. Hano muri hano Karongi, abantu muri Rusizi, abantu muri Nyamasheke, abantu muri Rubavu, ubwo muraza mbega abantu muri mu ntara y'Iburengerazuba. Ufite ikibazo ashaka ko byibura twamufasha, azajya azadusanga hano neza neza ku Kibuye. Ku Kibuye abantu bakuru bahazwi nko abantu bakuru hazwi nko ku Kibuye, ariko ubu ngubu ni Karongi. Kare ka Karongi yuje neza neza ukagera hano Rubengera tayari uhita umpamagara ku murongo wa telefone. Hari igihe rero waba uri aho ngaho Rwamagana, Kayonza se, cyangwa se aho hirya Rwagitima, abantu bari hirya mu Mutara, muraza, cyangwa se abantu muri mu Bugesera, ni Kigali Kicukiro santere.
Kigali Kicukiro Centre, n'abari mu majyaruguru rwose pe muraza hano i Kigali Kicukiro Centre, aho tuba turi n'itsinda ry'inzobere kugira ngo byibura tube twagenza gute, tube twabakurikirana, tube twabafasha ubuzima bwanyu bwongere busubire ku murongo. Unati mwaramutse neza, Kisake ndagushimira waramfashije ubuzima bwanjye bwongera busubira ku murongo. Unati Kisake nsobanurira ibyo bintu byinjira abantu nsanze ubivuzeho. Buriya kenshi na kenshi hari ibintu byinjirira abantu ntimubimenye, hari ibintu bibatawanya cyangwa se ibintu bituma mumererwa nabi. Harimo amahembe, harimo ibifaru, harimo umva za karande za miryango zigahaguruka ntimubimenye, ariko ibyo bintu bibinjira buretse gato wumve noneho nze ngusobanurira byimbitse. Ibintu byinshi bigira gutya bikabinjirira, amahembe akabinjira, ibifaru bikabinjira, ibitega bikabinjira. Hari igihe biva mu ntezi abantu bakakureba bakabikohereza kugira ngo ibyawe byose birangire, kugira ngo ibyawe byose bigenze bishire neza neza, banabaye bave ku murongo. Ugasanga umwana yigaga ariko kwiga byamunaniye, ugasanga aratangiye guhinyamirana, ugasanga rimwe na rimwe umuntu wagukundaga hisa bivamo, umusoro rwose abivuyemo, nta kintu akunenzeho, kumbe hari ibintu bagize gutya bakagushyiraho by'imikosho by'imyakuse, noneho ugateretwa bakajya bigendera, cyangwa se umusoro akaba ari aho ngaho neza neza, yirirwa agenda ntatekereze gushinga urugo. Buriya mu buzima ibintu nababwiye ngo hari ibintu bibiri biba, hari urukundo hari n'urwango. Reka mbabwire ubundi ibyerekeranye na nyabingi, ibitega, ibifaru, ibyo byose byashyirwaga mu majwi ko ari byo nyirabayazana w'indwara n'ibyago byugarije umuryango. Ibyo byose batekerezaga basogokuruza bacu ko ari byo bigira gutya bikayoyora iby'abantu, ari byo bigira gutya bigateza ibibazo mu bantu. Niko ibintu byirirwa bituma umera uko nguko, wabuze bituruka he? Ni intezi, ni karande kameza miryango. Kwibutsa ko hano kwa Kisake ibyo ngibyo bikuvanwaho iyo uje ukageraho, ugasanga umuntu nta epfo nta ruguru, ugasanga umuntu wagira ngo nta kuboko. Hari uwambwiye atari ko wagira ngo ngewe ukuboko kwanjye ikinyuzemo cyose barakibwiye bati jya ugenda. Agasanga ameze nk'uvomera mu kiva. Nkwibutsa umurongo wa telefone ushobora kumpamagara aka kanya muri studio, cyangwa se nanavuyemo mu kanya kambwira ikibazo cyawe, nkakugira inama cyangwa se nkakubwira ikigomba gukorwa kugira ngo ubuzima bwawe bwongere busubire ku murongo. Ndabanza nkwibutsa umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone nkoresha iminsi yose kugira ngo byibura ibibazo byawe uzaze tubiganire bibe byakemuka, byawe ibyo bibazo by'uburwayi busanzwe, cyangwa se ibyo bibazo biterwa n'amarozi n'imyuka mibi. Banza wandika umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone nkoresha iminsi yose, andika 0788 00 75 130. Ndongera nyigusubiremo, ni 0788 00 75 130. Umurongo ni wa Kisake, ujya wandikaho rwose Kisake kugira ngo utazajya wibagirwa. 0788 00 75 130. Barimo baragenda hirya no hino bajya mu kazi, mukomeze kugubwa neza cyane, gushakisha nta kibazo cyabyo. Abantu muri mu makwasiteri, abantu muri mu modokare, muva mujya aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza, ariko mwibuka ko burya no kwivuza ari ikintu cy'ingenzi, kubanza ukamenya ibyawe aho bipfira, warangiza ukavuga utereka ngane Kisake abe yamfasha. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. Halo. Mwaramutse. Mukomere cyane. Mwitwa bande kandi murahagana hehe? Urakoze cyane. Buraza kumvugisha ikibazo cyawe kimbwire, noneho nkubwire nuko nzagufasha. Ono rwose araza kumvugisha, nta kibazo
nubwo naba ntakiri kuri zino mikoro uze kumpamagara nanjye nkiguha Airtel ikigo kamanze nitabe n'uyu nguyu. Halo, mwaramutse neza? Aramutse. Igitondo cyiza. Nanjye ndakumvise. Yego yego. Kandi umugabo wanjye agira ikibazo cyo kuba ari mu rugo agahita turugwa akagenda. Nta kibazo gifitanye. Wumvise icyo umugore ategetswe n'icyo umugabo uri ategetswe? Nubwo nari nyifungura radiyo ngo numve. Wahombye kubona utumvise icyo abagore mutegetswe gukorera abagabo ndetse n'ibyo abagabo bategetswe kubakorera. Noneho nimba hari icyo kibazo uzaze urahagana harya? Uzansanga Kicukiro centre uze tuganire uko byakagombye kumera noneho kugira ngo umugabo wawe atuze. Mwaramutse neza? Mwaramutse? Igitondo cyiza. Ndagiza ni igisake tuvugana. Ni kisake muvugana rwose. Urahagana hehe? Witwa nde? Nyamasheke. Uri Nyamasheke. Uzansanga hano ku Kibuye, hano neza neza irubengera. Abantu b'Inyamasheke hababera hafi ni hano ku Kibuye hano rubengera. None. Yego yego. Urwaye. Bumeze bute? Inzoka ya amahembe nayo murayivura. Ibyo nabivuze rwose hari ubushyize nyakiramajwi y'aka kanya. Amahembe iravurwa igakira. Uzansanga hano mbibutsa ko nabashyiriyeho promosiyo izabafasha. Shaka 10,000 uzaze ngufashe. Nararengereje narivuje yanjye ndetse. Nge nzagufasha ikirebambi sibyo? Urakoze cyane. Uzaze nugere rubengera umpamagare. Yego. Burya kenshi na kenshi amibe ntimukayikinisha, iragenda ikijyana n'amaraso ikangiza mu bwonko, ikangiza mu myanya ishinzwe kororoka, ikagenda ikajya mu gifu, ikagenda ikajya mu mara, ikagenda ikajya mu mwijima, umva ikahakorera ibyamfura mbi. Mwaramutse neza? Halo. Igitondo cyiza. Twese. Mwitwa bande kandi murahagana hehe? Nyamasheke. Nyamasheke muzansanga hano irubengera niho hari ishami nabashyiriye hano ku Kibuye irubengera. Yego. Ikibazo ha mu rugo. Ikibazo kimeze gute? Umugore y'abandi. Umugore ariko reka ngo nubwo mba nseka ariko mujye mwihangana akabigaseko nk'akeza. Ariko ibazo umugore wifata gato umugabo akagenda sibyo? Ubwo no kuvuga ngo agiye kumara umwaka. Uzaze uze kumpamagara nkubwire ibyo uzitwaza kugira ngo umugore wawe akugarukire. Wowe uzazungereho ariko mu kanya mvuye muri studio umpamagare nkubwire byibura ibyo wakwitwaza kugira ngo icyo nkigufasheho. Basogokuruza bacu babaga bafite umucyuracyura, babaga bafite umushyigura. Ibyo barabikoreshaga umugore cyangwa umugabo wataye urugo akagaruka. Urumva? Urakoze cyane. Jya mumenya burya utekereza kabiri ku kibazo cyawe. Utekereza inshuro ebyiri, burya iyo watekereje inshuro zirenze ebyiri uba ugiye kugera ku gisubizo. Nimba basogokuruza bacu baranyuraga mu nzira iziguye ndetse n'itaziguye kugira ngo babashe kumenya ikibazo kiri ku muntu, cyo ni icyambere, ndetse bagishakire n'igisubizo. Nuko muri iyi minsi ibyo bitakiriho. Reka nge kisake barabinsigiye basogokuruza banjye, abakurambere banjye, kugira ngo byibura wowe ngufashe ufite ibibazo. Ariko mwari muzi ko icyo bita urubuye rubaho ruva muri karare cyangwa se ruva mu byo bita intezi, umuntu akajya akabikuhera. Ugasanga umugabo yataye urugo neza, ugasanga umugore yataye urugo neza. Muzi ko icyo bita ahangaha umukubabibero, umuntu ugasanga ni umugabo umuzimu w'umukubabero waramufashe
urabyumva nawe, cyangwa se ni umugore ugasanga nawe waramufashe umwuka mubi w'umukuba bibera ukamufata neza neza, ugasanga hirya no hino niho yibera, ariko iyo mu rugo wapi ibi ngibi bivaho bikarangira. Mwaramutse neza. Halo, igitondo cyiza bambi. Kayonza. Uri Kayonza, mwitwa bande? Hanyuma Dushimimana Gasore. Aha Gasore, ikibazo cyawe ni ikihe? Ikibazo cyo kurangiza vuba. Aha, uri umugabo urubatse cyangwa uri umusore? Umusore. Reka nkubwire, icyo kibazo kirakemuka. Hari igihe ujya mu bintu bibi byo kwikinisha, cyangwa se ugasanga imisemburo yawe yaragabanyutse. Uzaze ngufashe kugira ngo byibura urezise cyangwa se umare igihe kirekire, sibyo? Urakoze cyane. Ubundi ubushakashatsi buvuga yuko kuva ku munota umwe kugeza ku minota 7 kugeza ku minota 5, kuva ku munota umwe kugeza ku minota 5, aho ngaho ufite ikibazo cyo kurangiza vuba. Ubundi kenshi na kenshi uko umugore afatwa bitinze, ariko kugira ngo yamudu cyangwa se cya gikorwa akivemo, mu yandi magambo kugira ngo aryoherwe agere ku ndunduro z'ibyishimo bye bya nyuma byo kwishima, amara igihe kirekire, ariko ibaza umugabo ugira gutya umunota 2 ikibazo cye kikaba kirarangiye. Ahangaha ntabwo ahangaha uzanezeza uwo mwashakanye, reka kirazira. Bisaba kugira gutyo ukabanza ukamenya imisemburo yawe imeze ite, hagaze ite. Ahangaha burya iyo wabitekerejeho inshuro zirenze 2 ukaza ukajya hano mu kigo kwa Kisake, umukangura abagabo urahari kugira ngo byibura wowe ube wagufasha, noneho rero ubona uko wakuba ku rugo rwawe. Igitondo cyiza. Waramutse neza. Nakwakiriye kutavuga. Nagushaka kuvuga rwose pe. Niko ye. Halo? N'uyu yagiye. Nta kibazo ariko. Murongo wa telefone ndongera ngo gusubiremo maze kwitaba uyu. Halo? Ko mutavuga ntabwo ushaka kuvuga? Sinzi ikibazo giharahari. Waramutse neza. Wagiye nawe. Andi ku murongo wa telefone neza, kuko mukanya ndaba nshatse uburyo ngenda. Hano hari umugabo mbwira uti Kisake rwose iminota yarimo kugenda igenda. Murongo wa telefone banza wandike. Andika 07 00 75 130. Uno murongo wa Kisake ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ibintu byaraguhinamishije, mu mayunguyungu bikurya, mu mavi bikurya, mu mugongo bikurya, kumbe ari ibindi birimo, ari ibitererezanyo. Ujye ugira gutya unyaruke mbashe kumenya ese ni ibiki bigutawanya, ni ibiki bikurya, noneho mbe nagufasha. Nako uzi kugira ngo umuntu ababara umubiri wose, mu by'ukuri hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Ugasanga neza ibintu birakujomba, ni nk'amahwa mu kirenge birazamuka, mu mavi birazamuka. Ngibyo ujuza tuganire, mbibutsa ko nabashyiriyeho gikorwa cyo kubafasha 10,000 uzajya ubyitwaje, noneho rero ngufashe. Mbibutsa ko ndi hano i Kigali Kicukiro Centre. Kicukiro Centre rwose urahansanga. Ndetse n'itsinda ry'inzobere kugira ngo tube twabafasha kuri bino bibazo naye ndimo ndagenda mvuga. Nimba basogokuruza bacu babaga bafite umuhashya, umushyigura, umwamira, umucyuracyura, kamara mahano, ndetse n'iyindi kugira ngo babashe guhashya ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba gituruka mu myuka mibi, cyaba gituruka mu ntezi. Waramutse neza. Halo? Ntabwo uvuga ariko. Halo? Sinzi ukuntu bimeze, ariko ahangaha mukanya uraza kumpamagara. Mukanya urampamagara mvuye rwose ahangaha muri studio. Waramutse neza. Igitondo cyiza. Kuri twese. Mwitwa bande kandi murahagana hehe? Wagiye.
washyizeho amayinite make jya ubanza ushyiramo amayinite ni ibiki bakekaga ko bibatera ibibazo? Harimo ikibazo cyo kuba umuntu yaroga undi. Muri iyi minsi ntabwo bibaho, muri iyi si yacu noneho muri kino gihe cyacu turimo. Ugasanga umuntu arakurebye rwose neza agize ibyo aguha, byaba ibitamikano, byaba ibihuherano, byaba ibirengano, byaba ibitongero, byarangiza bikakuzaho. Icyo ni kimwe bahanganaga nabyo basogokuruza bacu. Icya kabiri ni igihano gikomoka ku bazimu. Ubundi kenshi na kenshi ibintu nabigusobanurira nabikubwiye kuri wowe ugishyiranye cy'amajwi yawe, wenda ariko nongere ngusubiremo gato cyane. Ubundi kubandwa, guterekera no kuraguza byari uburyo bwo kugusha neza abazimu. Turi kumwe neza? Wumvise impamvu babandwaga? Wumvise impamvu baterekeraga? Muri iyi minsi hari igihe baba wowe muri uwo muryango urimo baba barabigusigiye kugira ngo nawe ujye ubikora, ariko muri iyi minsi ntubikora, byarahagurutse, bigomba guhagarikwa. Uzajya hano kwa Kisake. Mwaramutse neza? Halo. Igito. Aramutse mute? Twaramutse neza, mwe mwaramutse mute? Nako turaho. Igitondo cyiza rero. Twese. Ikibazo ni ikihe ufite? Ikibazo cyo kwitura. Ikibazo cyo kwitura? Mwajura. Ukagwa hasi se? Halo? Karame. Ufite ikibazo cyo kugwa hasi? Urahagana hehe? Ndi muri Ngoma. Muri Ngoma. Uzaza ugere hano i Kigali Kicukiro Centre, mbanze ndebe ni ikihe kibazo ufite, mbone kuzakufasha, sibyo? Uzaze rwose, uzanyoboze ku murongo wa telefone n'uwo nguwo, nzakuvura rwose ibibazo byawe bigiye ku murongo cyangwa se ukire. Urakoze cyane. Uzaze rwose nzagufasha. Uzaze nzagufasha. Sawa, gitondo cyiza mwakoze. Urakoze cyane nawe. Ugasanga umuntu rwose amerewe nabi, ntukicara ntugahe hasi. Waramutse neza? Halo? Ntabwo no ashaka kuvuga. Ibyo narindimo ndabibasobanura rero. Ubundi hari igisabisho abasogokuruza bacu bakoreshaga, bifashishaga kugira ngo babashe kugubwa neza, babashe kumererwa neza. Icyo gisabisho iminota yanjye yagiye, ndashaka kuzajya gusubiramo neza ejo. Iyo babaga bamaze guterekera cyangwa se babaga bagiye guterekera bigizwe n'amagambo abiri. Hari uguteka hakaba no gutereka. Bazanaga amasaka, inzoga, inyama bagashyira hariya, noneho bagatangira bakavuga bati naje nyakugira Imana, naje kuvuza impundu ngo munsindira abanze, munsindira abagome, munsindira abajura. Ati naje kubereka abana, ataba abana bose uko ari 12 ari 8 muzababahe guhirwa, tubashyize mu maboko. Hari igihe byaba byaragukukiyemo, ntabwo nkubeshya. Wasabwaga gukora ibi bintu cyangwa se urasabwa kubikora, ariko ntabwo nkubwiye ngo ujye kubandwa, ujye guterekera. Oya, hari uburyo ki bivaho, nkuko basogokuruza bacu babaga bafite icyuhagiriro, babaga bafite ibyagufasha kugira ngo ibyo bikuveho. Umushyigura, umwirinzi, umwamira, ibi byose barabikoreshaga, umuntu akongera akamererwa neza. Biravuga ngo tubaze kandi tubaririze inzira z'abasogokuruza bacu, inziza ho ziri, tubareho tugenza gute, tubareho tugendera. Ariko mwaranze. Negoye ugasanga umuntu atekereza kabiri ku bibazo afite, kumbe yajwemo. Karande kameza miryango yarahagurutse, ntago yamenyaho icyuhagiriro kiri. Kwa Kisake kirahari. Byo biga gukongorwa, ugasubira ku murongo ukagira ukuboko kuzima gutunga. Rega mabwire kiba cyanzindiye nuko gufasha, rega no kugira inama kugira ngo byibura byabazo byawe byavaho. Andi ku murongo wa telefone. Mwaramutse neza? Waramutse. Wagabanya inyakira amajwi yawe? Yego. Mwitwa bande kandi murahagana hehe? Uwamahoro. Uwamahoro, ni kibazo ki?
turakora mu rugo ariko ntiruzamuke. aha, urahagana hehe? Mu karere ka Karongi. Uzaze nawe ndebe ko wagenderewe, hari imikoshi ufite cyangwa se ibyo batumye ibyawe bitagenda, cyangwa se umuntu agira gutya hakagira ibintu agufatisha cyangwa imyuka mibi, ibintu byawe bigahera hasi. Kandi ku ruhande hari umuntu ucuruza utanakurusha gucuruza neza, cyangwa se utanakurusha gutanga serivisi, ugasanga aracuruza n'ibintu biri munsi y'ibyawe navuga ngo bibi, ariko ugasanga we barabiyoragura. Hari umuntu akugenderaga akanyura iwawe akagira ibintu ahashyira, cyangwa se mu ducuruza akagira ibintu ahashyira ntimubimenye. Nshuti zanjye, ni akagaruka ejo ndahari rwose. Hari abantu bacikanywe n'ibi bintu nari maze kuvuga byatambutse, ejo nzabisubiramo. Tujya inama y'icyakorwa ubuzima bwacu bukagubwa neza, cyangwa se y'ingo zacu zikagubwa neza. Ndashaka kuguha umurongo wa telefone nkwibutsa ko iki gikorwa turimo turagenda dukora shaka 10,000. Niyo promosiyo nagushyiriyeho, cyangwa se n'ubufasha nagushyiriyeho, kuko muri iyi minsi nababwiye ibyo abantu tuba tumaze kuvamo, minsi mikuru, banakwiga ubuhinzi, ibyo byose ugasanga mu mufuka neza neza ntago hameze neza. Shaka 10,000 uze ungereho, tuvugane noneho ngufashe n'ibyo bibazo bigenze gute birangire. Kereka iyo nsanze bikomeye niho nkubwira ngo nzagufasha gutya na gutya. Andi ku murongo wa telefone, umurongo wa telefone ni 0788 00 75 130. 0788 00 75 130. Jya wandikaho Kisake. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. Ndongeranye gusubiriremo, ni 07 25 92 63 36. Bibutsa ko ndi hano i Kigali Kicukiro Centre. Yuje ukagera i Kigali urampamagara nkakuyobora neza neza Kicukiro Centre. Ahandi ni hano iburengerazuba ku Kibuye, muri Karongi rwose ndahari. Nuzu ukagera hano i Rubengera ujye umpamagara kugira ngo nkuyobore neza neza uze ungereho. Bantu muri mu majyepfo ni hano neza neza i Nyamagabe uraza igeze kuri gare uhita umpamagara nkakuyobora aho mbandi. Bibutsa yuko icyo gikorwa kirimo kiragenda gikorwa muri ibyo bice bitandukanye nababwiye. Wowe umpamagare tuganire ko bafite bino bibazo bitandukanye by'uburwayi busanzwe, cyangwa se kuba afite ibibazo biterwa n'amarozi n'imyuka mibi. Reka mbabwire rero, njyewe nari Kisake, ugenda umpamagara tuganire. Bye.